arangije arambwira ngo arota ari kurya inyama mbisi, kurota urya inyama mbisi. Ubwo ndaza kuza kuzisanisha n'izindi abantu barota n'ubundi bari kurya inyama ariko noneho zihiye. Niho hantu nshaka kuza kwitsa nkaguhereza itandukaniro. Iyo umuntu arose ari kurya inyama mbisi nabyo ubwabyo bisobanura urupfu. Nta kabuza ku buzima bwawe haba hariho urupfu. Kurota urya inyama mbisi bisobanura urupfu. Turi mu mazi, kurota umwuzure waguteye, kurota wambuka amazi ariko warengewe. Hari igihe urota wambuka amazi ako kanone nkibagiwe ariko none utarengewe ku mutwe. Hari aho bisobanura ko ari ibibazo. Ni ibibazo ugiye kwambuka nyine ukabivamo. Ariko none nurota wowe uri kuyambuka warengewe, wibiye mu mazi. Ruriya ni urupfu narwo ntibisubirwaho. Byanze bikunze ku buzima bwawe hari urupfu keretse yusenze kugira ngo ibyo bintu byose bibashe kukuvaho. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho mudukurikiye muherereye ahariho hose. Nkuko mubibona rero uyu munsi wa none nongeye kugaruka kugira ngo tuganire, twongere tuganire ku bijyanye n'inzozi. Tuganire ku bijyanye n'inzozi. Ubushize twari twaganiriyeho gatoya dusobanura impamvu umuntu arota, dusobanura icyo umuntu yakora kugira ngo akunde arote inzozi zisohora. None uyu munsi wa none ndagira ngo twongere tuganire, twongere tugirane ikiganiro. Ntabwo kiza kuba kirekire ariko turakoresha uko dushoboye kose kugira ngo tuze kukivugiramo ibintu byinshi, bityo abatari basobanukirwa bose babashe gusobanukirwa. Hari inzozi nyinshi abantu bagiye bagarukaho bambwira bakunda kurota zitameze neza. Nizo rero tugiye kwitsaho tuganira muri aka kanya. Reka tubanze dusenge Imana. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, utwemerere wohereze umwuka wawe wera abane natwe muri iki kiganiro, kandi uhereze umugisha abagiye kugikurikira bose mu izina rya Yesu, amen. Ntabwo turi buze gutinda, ndagira ngo duhite ko tujya mbere tuganire ku bijyanye n'inzozi cyangwa se ibintu bijyanye no kurota. Ubushize narababwiye ngo impamvu umuntu arota nyamukuru ni ukugira ngo Imana imumenyeshe ibi cyangwa se biriya, imumenyeshe ibizaba. Ngewe rero uri kubikuganiriza nitwa Pascal cyangwa se Yeremiya, andi umukozi w'Imana. Nanjye ndarota, nanjye ndumva amajwi, nanjye ngirirwa ubuntu, ngakorwa ku maso nkabona. Ariko impano y'inzozi, impano yo kurota niyo mpano ikomeye kurenza izindi. Tugiye rero guhera ku bantu bakunda kurota bahagaze mu mazi. Kurota uhagaze mu mazi cyangwa se ukarota amazi yaguteye ari nk'umwuzure, cyangwa se ukarota urimo woga amazi usa n'ushaka kujabuka. Izi nzozi zo kurota umuntu ari mu mazi ntabwo ari inzozi nziza, ntabwo ari inzozi nziza habe na gatoya, ahubwo ni n'inzozi zikwiye gutuma uhaguruka ugasenga. Iyo urota rero uhagaze mu mazi cyangwa se wicaye mu mazi, byo ubwabyo bisobanura ibibazo kandi biganje, ibibazo bidashira, ibibazo byinshi ku buzima bwawe, intambara, ingorane. Mbese biba bisobanuye ko wicaye mu bibazo byinshi bidashobora gukemuka ako kanya. Niyo mpamvu urota wicaye mu mazi. Hakabaho ariko urumva ni bya bibazo bishobora no kugukururira, bishobora kuba byahitana n'ubuzima bwawe, kuko ubona wicaye mu mazi mu kidendezi, ni ibibazo byinshi kandi bidashira. Noneho hakaba igihe noneho urose
uri mu mazi ariko noneho uri kuyoga ukidumbuza ukamanukamo munsi cyangwa se ukongera ukanazamuka ukuburuka, nabyo bifitanye isano na za zindi twabonye zo kuba wicaye mu mazi. Kuko iyo ubona urota uri mu mazi ukibira, byo ubwabyo nibyo bisobanura urupfu. Biba bisobanuye ko hari urupfu rushobora kuba ruri ku buzima bwawe, ariko nanone impamvu Imana iri kubikwereka ni ukugira ngo usenge. Urumva ni rwa rupfu rw'abadayimoni, kuko urupfu ruturutse ku Mana ari Imana ishaka kugucyura, ubundi akenshi iraguteguza nyine, ariko none kanakwereka ko ari urupfu rudashobora kuvaho. Ariko wowe urimo urarota noneho wubiye mu mazi, nimba urota uhora urota wubiye mu mazi y'ikidendezi, yenda nk'uwafata nk'ikivu cyangwa se ugafata Tanganyika, Victoria, ibi biyaga ubona biba bidendeje, cyangwa nka za Rweru zaki, ukabona wowe urubiramo, izo ni inzozi zisobanura ko hari urupfu ruri ku buzima bwawe. Icyo ukora ni iki rero? Uhita uhaguruka ugasenga, ugahamagara abakozi b'Imana, nimba nta mbaraga zo gusenga ufite bakagufasha gusenga, mugasenga kandi mugasenga mutisengesheje. Zikaba zifitanye isano n'izindi urota urimo wambuka umugezi, ariko wambuka umugezi wubiye, mbese amazi yakurengeye ubona ko yamaze kukurenga ku mutwe wawe, nazo zisobanura urupfu, kuko urimo wambuka nyine biba bisobanuye ko hari urupfu ruri ku buzima bwawe. Muri rusange rero inzozi umuntu arota ari mu mazi cyangwa se amazi yamuteye cyangwa se arimo ari ikidendezi, ni ibibazo byinshi bidashira bishobora no kukubyarira kubura ubuzima. Imana rero ikwereka inzozi kugira ngo usenge kandi uzibere maso, nicyo ngicyo zisobanuye. Reka tujye ku wundi muntu wanyandikiye, arambwira ngo yanyandikiye kuri WhatsApp, arangije arambwira ngo arota ari kurya inyama mbisi. Kurota urya inyama mbisi, ubwo ndaza kuza kuzisanisha n'izindi abantu barota n'ubundi bari kurya inyama ariko noneho zihiye. Niho hantu nshaka kuza kwitsa nkaguhereza itandukaniro. Iyo umuntu arose ari kurya inyama mbisi, nabyo ubwabyo bisobanura urupfu. Nta kabuza ku buzima bwawe haba hariho urupfu. Kurota urya inyama mbisi bisobanura urupfu, ariko kurota urya inyama zitetse zisanzwe ariko ukarota uzihabwa n'undi muntu, ni uburozi. Haba hari igitero cy'uburozi ku buzima bwawe, haba ari umuntu ugambira kukuroga. Ariko noneho iyo uzirose uri kurya inyama cyangwa se uri kurya inyama zikaranze zitetse ariko ari wowe wazitekeye, ukabona urateguye neza, uratetse, birahiye, byo ubwabyo bisobanuye ko hari amateka agiye guhinduka ku buzima bwawe, haba hari ubundi buzima Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Mbese hari imirire Imana iba igiye guhindura mu rugo rwawe. Reka ahantu masobanure neza. Iyo urota urya inyama mbisi bisobanuye urupfu. Iyo urota urya inyama zihiye ariko wazihawe n'undi muntu, bisobanura ko hari igikombe cy'uburozi kiri ku buzima bwawe. Ntuze kuza gutangira kuvuga ngo narose runaka ari uri kuzimpa ni ugiye kundoga. Hari impamvu, hari umuntu uza mu ishusho mu nzozi, akaza mu nzozi zawe, aza mu nzozi zawe kubera ko ari we muziranye, ari we muhorana. Ariko hari abantu baba bafite impano y'inzozi ariko bafite n'impano y'iyerekwa. Byo ubwabyo Imana ishobora kubikwereka, ariko ikabikwereka ari nabyo bintu koko ariko bimeze, nta guca ku ruhande, ari wa wundi koko ushobora kukuroga. Ariko nimba uzi neza ko wowe ufite impano y'inzozi gusa, menya ko Imana iri kukwerekera mu bantu uzi, bisobanuye ngo ugomba kuba maso, ukirinda kurya icyo ubonye icyo ari cyo cyose, cyangwa se icyo hawe n'umuntu icyo ari cyo cyose. Iyo urota rero ari izo witekeye, wayicaye ugategura amafunguro nk'uko bisanzwe, ugakaranga inyama ukazirya, biba bisobanuye ko hari amateka Imana igiye guhindura mu rugo rwawe, ariko mu bintu bijyanye n'imirire. Hari abantu benshi bajya bazisobanura bakazisobanura uko zitari. Niyo mpamvu ngiye kubisubiramo inshuro ya gatatu. Iyo urota urya inyama mbisi bisobanuye urupfu, bisobanuye ko hari urupfu ruri ku buzima bwawe.
kabone nubwo warota hari undi muntu muziranye ari kurya inyama mbisi, jya uhita wihutira kumumenyesha izo nzozi, muhaguruke muzisengere kuko ziba zisobanuye ko hari urupfu ruri ku buzima bwe. Ariko iyo urota hari umuntu uri kukugaburira inyama zonyine, apana kuvuga ngo umuntu aguhaye ibyo kurya ngo bigeretseho inyama nka kwa kundi tumenyereye ko dutegura amafunguro yacu. Nubona urota umuntu aguhereza inyama zitetse azikugaburiye, menya ko hari igitero cy'uburozi ku buzima bwawe, haba hari igikombe cy'uburozi kiri ku buzima bwawe. Bidasobanuye ko wa wundi warose ari we ugiye kubikora, icyo ngicyo maze kugisobanura. Ikindi, iyo urota urya inyama ariko witekeye mu rugo rwawe, ugategura amafunguro, warangiza ukarya nk'uko bisanzwe, menya ko hari amateka Imana igiye guhindura mu rugo rwawe ajyanye n'ibyo kurya. Aho ngaho ndagira ngo urahumvishe neza cyane. Nahereye ku nzozi zo kurota uri mu mazi, kurota umwuzure waguteye, kurota wambuka amazi ariko warengewe. Hari igihe urota wambuka amazi, ako karoni nkibagiwe, ariko none utarengewe ku mutwe. Hariya aho bisobanura ko ari ibibazo, ni ibibazo ugiye kwambuka nyine ukabivamo. Ariko none nurota wowe uri kuyambuka warengewe, wibiye mu mazi, ruriya ni urupfu narwo ntibisubirwaho. Byanze bikunze ku buzima bwawe hari urupfu, keretse iyo usenze kugira ngo ibyo bintu byose bibashe kukuvaho. Njya mbabwira ngo abantu benshi bararota, abantu benshi bumva amajwi, abantu benshi bagira iyerekwa, ariko impano yo y'inzozi, impano yo kurota ni impano ikomeye kurenza izindi zose. Bibaye byiza nimba uzi kujya urota, jya ukomeza uyisengere. Hari abantu batazi ko kwiyiriza ubusa aricyo gikomeza impano. Kwiyiriza ubusa nicyo kintu gikomeza impano, nicyo kintu gishobora kugukomereza amaboko, nicyo kintu gishobora kugukomereza imbaraga mu buryo bw'umwuka. Amaso yawe agashobora guhweza, ukareba neza, ukabona, ukitegereza, ukajya werekwa nk'uko nguko umuntu areba ikintu yicaye ari mu mubiri. Iyo wiyiriza ubusa ugasenga, ukirinda amagambo mabi, ukirinda ikigare kigushora mu bidafite umumaro, ibyo bintu ukabyirinda, byanze bikunze uvamo umuhanuzi w'ukuri, uvamo umunyempano w'ukuri, ariko ukaba wihariye ku mpano y'inzozi. Buriya impano y'inzozi aho ibera nziza, akenshi ziza zireba ubuzima bwawe gusa. Iyo urota akenshi biza ari ibintu byo hafi yawe. Imana ikakurotesha ibyo mu muryango wawe, Imana ikakurotesha ibyo mu rugo rwawe, Imana ikakurotesha ibyo mu kazi kawe. Biza rimwe na rimwe kurota iby'abandi bantu. Ariko impano yiyerekwa cyangwa se impano y'ubuhanuzi akenshi ni impano irasa ku bandi bantu. Biragoye kugira ngo umuhanuzi yihanurire. Niyo ageze ku rwego rwo kwihanurira, aba yamaze no kugera mu bihe bibi ku buryo abashobora kuba agiye no guhura n'igihano. Ariko impano y'inzozi aho ibera nziza, ari niyo mpamvu mbwira abantu ngo bashishikarire kuyishaka. Abatayifite muyihige, abayifite ikaba idakora neza namwe mukomeze gusenga kugira ngo Imana iyiyungurure. Impano y'inzozi za imeshoninga ku buzima bwawe, izireba ku buzima bwawe akenshi, cyangwa se ikazireba ku muryango wawe, umuryango wawe, akazi kawe, aho ukorera, mu rugo rwawe. Ntabwo ikunda kujya kure. Akenshi ujya kubona ukabona hari ibihiga ubuzima bwawe, hari n'ibyiza ku buzima bwawe, hari ibintu byinshi biza bikureba, biza bigushaka, Imana ikagenda ibikwereka. Niyo mpamvu iyi mpano y'inzozi akenshi ni impano abantu bataba bakwiye gushidikanyaho, ahubwo iyo ubona bitameze neza ukomeza kuyisengera, ukiyiriza ubusa, aricyo wiyirije ubusa gusa. Hari abantu biyiriza ubusa mu kavuyo, ugasanga umuntu yiyirije ubusa ariko afite ibintu nk'ijana ashaka gusengera. Ntabwo Imana ikorera mu kavuyo, ahubwo wowe fata ikintu kimwe ugisengere, numara kugisengera utegereze igisubizo. Ejo nubona gikemutse ufata ikindi ugisengere. Iyo rero wafashe icyemezo cyo gusengera impano y'inzozi, naba ariyo yonyine usengera, apana kuza gufatikanya n'ibindi. Bibiliya iravuga ngo mushakashake, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa, musabe muzahabwa,
cyakoze wirinde gusaba nabi, wirinde gushaka nabi, wirinde gukomanga nabi. Imana nta kintu na kimwe wayiburana. Hari abantu usanga barira ngo ngewe ngo ndangiza umwaka wose ngo ndote ibibazo gusa, ngo ndote ingorane zanjye gusa, ngo ndote bidafite umumaro. Impamvu ibitera nuko udafata umwanya wo gusengera inzozi zawe. Iyo aza kuba abantu bafataga umwanya wo gusengera impano y'inzozi, ntabwo tuba tubona abantu birirwa bagenda imisozi, birirwa hirya no hino bashakisha, birirwa biruka bavuga ngo bagiye gushaka ubuhanuzi. Impano y'inzozi ni impano nziza cyane. Umukobwa uyifite akayifata neza imuhesha icyubahiro. Umusore uyifite akayifata neza imuhesha icyubahiro. Hari umukobwa yakundaga gusenga Imana cyane, agasenga akagera no ku rwego rwo guhanurirwa, Imana ikamubwira ibintu kandi ibyo bintu pe akabibona ibindi ntabibone. Umunsi umwe agira umujinya aravuga ngo ndashaka ko Mana yanjye uzanyiyerekera, kuko yari afite ikibazo cyuko buri munsi ateretwa n'abasore akabona baragenda ariko ntamenye ikibajyanye. Umusore wese uje kumutereta akagenda, aravuga ati ariko ni igiki kintu kiba ku buzima bwanjye ko abahanuzi bampanurira aho ngiye hose bakambwira ariko simenye ikintu gituma aba basore bagenda. Yafashe icyemezo arasenga, asengera impano y'inzozi, arasenga pe, arasenga n'imbaraga. Imana ikamutuma abantu bakamubwira, ariko yaje kuza kurota ngabona umuntu azindukiye mu gikoni cy'iwabo, bagiraga igikoni kidakinze, ngo abona umuntu ari gushyira utuntu mu mashyiga. Bukeye mu gitondo ajya muri ya mashyiga, ashakishamo ikintu arakibura, arongera afata inzira arasenga. Arasenga abwira Imana ati nsobanurira birya njya mabwira ngo nunerekwa nunarota banza usengera iyo mpano, n'ibyo urose bisengere kugira ngo ubashe kubisobanukirwa. Yarasenze arasenga ngajye kubona marayika araje amufata ukuboko amujyana muri ya mashyiga n'ubundi yarose, ngo abona ikiganza cye amuyoresheje ivu. Amaze ngo kuriyora, ngo ako kanya ngo yumva imbaraga zimujemo, ngo arasenga, ngo aravuga ngo aya mashyiga bahora bantongereramo ndayasengeye mu izina rya Yesu. Ngahita afata igikombe cy'amazi aragisengera amena muri ya mashyiga. Mu gitondo rero arabyuka, aragenda bikora kwa kundi marayika yabimweretse, aragenda yora ivu. Amaze kuyora ivu afata igikombe cy'amazi asukamo ryavu, arasenga. Amaze gusenga ubundi anyanyagiza muri ya mashyiga. Agiye kuryama abona n'ubundi marayika aragarutse, aramubwira ati rero genda wongere uyore ryavu ushyire mu gikombe cy'amazi urisengere buri gitondo buri nijoro uko musoje guteka, ujye ugenda uminjire hariya mu mashyiga. Naho kumbi hari umuntu bari baturanye wacungaga bagiye kuryama akajya kumuzingira kuri ya mashyiga atekeraho, kuko yari we mukobwa mukuri wabo. Barumunabe umukurikira yari yararongowe, mbese barumunabe bashyika kuri 5 bose bari bararongowe. Ndagira ngo nkubwire agaciro ko kugira impano y'inzozi, agaciro ko kurota. Hari gihe we waba ubibona ukabifata nk'ibintu bidafite umumaro, ariko bifite umumaro cyane. Yemwe yaragiye afata ryavu nyine akajya bigenza kwa kundi, noneho ashyira no mu kajerekani. Buri gihe uko amaze guteka, urabona mu cyaro baba bafite ibikoni ntibikingwa, uko amaze guteka kimara kuhaguruka agahita afata ya mazi yasengeye arimo ryavu, yasengeye avuga ngo imitongero yose naha banzirikira byose ntibizongere gukunda, akanyanyagiza muri ryavu. Wa wundi umuroga nawe akaza bamaze kuryama akaroga bigafata ubusa. Haje umusore, agiye kubona umusore bamaranye amezi 5, mu kwezi kwa 6 arasabwa aranashyingirwa. Aguhaye ubuhamya nibwo wahereza agaciro impano yo kurota. Iyo urota umenya tekinike z'abarozi zose bakoresha ku buzima bwawe, ndetse ushobora kubona ibintu n'umuntu werekwa atabona, kuko impano y'inzozi iyo wayitwaye neza ukayisengera, yewe nubwo waba ufite akazi, ako kazi ukaba gafitemo intambara,
uva mu rugo mu gitondo Imana yarayikweretse intambara y'ubuhuriyemo nazo mu kazi, ukamenya n'uburyo uri bwitware. Urugo rwawe umenya uko ruteye, ntiwongera guhangayika ngo umugabo wanjye ngo yagiye ku kazi, ngo ubuse ngo ntaza kujya mu bandi, ngo umugore wanjye yagiye mu kazi, ngo ubuse ngo ntajya kujya mu bandi. Ibyo byose bivaho pe, utagombeye gukoresha kujya mu bapfumu. Hari abantu benshi bajya mu bapfumu ngo bagiye kuraguza bamenye ngo uko babayeho ngo nuko bazaba. Ibyo bintu byose ni imigenzo y'abapagani wowe udakwiye gukoresha. Imana yatanze impano, zikoreshe kandi uzikoreshe neza, usenge, Imana irajya gukora ku maso ubone pe. Uyu munsi rero icyo nagiraho tuganireho cyari icyo ngicyo, cyane cyane kuri izo mpano, izi nzozi, no kuri izo nzozi abantu benshi bakunda kurota. Ubwo tuzongera gusubira ubutaha, twongere tuganire, tunarebe icyo umuntu yajya akora kugira ngo ziriya nzozi mbi zitamusohoraho. Hari umuntu umwe yigeze arota ngo akora urugendo, ari mu modoka yuzuye abantu, abona bakoze impanuka, ngo abona avuyemo ari we wenyine muzima. Umugore we yari afite ubwenge bwo gusobanura inzozi, abaramubwiye ati rero kuba warose imodoka ihirima akaba ari wowe uva muri muzima, ni wowe ugomba gupfa. Umugabo atereka reka, kandi ngiye narose imodoka ari ihirima abantu bose bagapfa nge nkavamo ndi muzima. Umugore aramubwira ngo uru rugendo wari ufite ruhagarike. Umugabo yanga kumva. Ni ukuri impanuka yikoreye ku Kamonyi, abantu bose bavamo ari bazima, aba ari we witaba Imana. Niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo abarota ni benshi, ariko bose siko bafite ubwenge bwo gusobanura inzozi. Mpamagara dusenge, mpamagara tuganire ku nzozi warose. 078 92 655 760. Ni byiza ko mbere yo gufata icyemezo bitewe n'ibyo warose, ugomba kubanza kubisengera. Waba utabisobanukiwe ugahamagara umukozi w'Imana akagufasha kubisobanukirwa. Ntabwo nzahwema kubivuga, abenshi ingo zabo zirasenyuka kubera inzozi, kandi zagakwiye gukomera ahubwo kubera inzozi. Kubera iki? Wazirose ariko uri kuzisobanukirwa nabi. Hari n'abantu burya bashobora no gusenga ariko ntibahabwe n'ubwenge bwo kuzisobanura, kuko nyine Imana itanga uko ishaka, ariko hari abandi Imana iba yarahaye ubwenge bwo kuzisobanura. Niyo mpamvu udakwiye kubyihererana, ariko ukirinda no kubifatira icyemezo mu gihe cyose utari wamenye icyo zisobanura, kandi ukanubaha abagufasha kuzisobanura. Data wo mu ijuru yabagirire neza, mugire ubuzima buzira umuze, kandi mugire ubuzima bwo muri Kristo Yesu. Mukunde gusenga cyane, mwange cyane igisa nacyo. Ni bimwe mu bintu bidufasha kugira inzozi ziyunguruye kandi zimeze neza. Imana amahoro ibagirire neza. Uri Imana ishobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo guhagarika imigambi y'abadayimoni ku buzima bw'abantu badukurikiye. Ubahereze umugisha, ubongerere ubwenge. Abatari bafite inzozi ubahereze inzozi, ubahiyerekwa rizima, ubasure mu bicuku bya nijoro. Waravuze ngo ukunda umuhera mu bitotsi. Niyo mpamvu nsenze ngo muri iki gihe kigoye, bene data bashiki banjye, inshuti n'abavandimwe bankurikira bari hirya no hino, ukomeze kubashyiramo impano y'inzozi, ubaruhemo impano yo kurota. Buri wese ajya abasha kurota, amenye iminsi n'ibihe, amenye nuko yitwara muri uru rugendo. Bisabye neze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ntugende udakoze subscribe kugira ngo tuye dukomeza kubana mu izina rya Yesu, amen.